kuko hari abantu twagiye tubona baje gutanga sapoti mu Rwanda kandi batari babanye neza n'u Rwanda. nakubwiye ngo muri politiki ibintu byinshi bikorwa mu nyungu z'igihugu, mu nyungu za politiki, mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi, kuko ishyaka riri ku butegetsi tubwo RPF Inkotanyi baba bagomba gukora imirimo inyura abaturage bayoboye. Hari imitwe by'umwihariko tuvuge nka RNC, hari igihe njya gutya rimwe na rimwe nkasoma nk'ibintu bagiye bapostinga, hari igihe njya numva space zabo, ariko iyo wumvise ibyo bavuga umva ahanini ruzingiye ku rwango n'ibinyoma, ugasanga ari kuvuga ibintu ariko wowe uri mu gihugu wareba ibyo ari kuvuga n'ibyo uzi mu gihugu indani ni ibintu bibiri bitandukanye, navuga ko ari mucishamo. So hari n'abandi benshi mu nzego zitandukanye bagiye bahabwa akazi. Rero ntabwo cyakwiye kuba nk'ikintu kidasanzwe cyabayeho, si ubwa mbere bibaye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibi byose biba mu nyungu, ko nimba General Rwarakabije aje agahabwa akazi, icyo bibavuga ni iki? Abasigaye barabyigiraho mu ishyamba batekereza kuza, kugira ngo buriya ko imyaka yamaze yarahawe akazi yapfuye ubusa. Hari benshi batashye kubera kuba umuntu abikora. Ariko ubanza hari abakoze ibirenze kubabarirwa. Ubu twabona guverinoma irimo Kayumba Nyamwasa. Nakubwiye nta kintu kidashoboka muri politiki. Why not? Uretse na Kayumba nawe Victoire Ingabire ashobora kuzumagira akaza kwa minisitiri. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio. Iyi mbibutse ko ari radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Rwose tuba turi kumwe n'umusesenguzi wacu twemera witwa Innocent Habumugisha. Innocent, nizere kumeze neza. Bwana Abdul, meze neza cyane, urambona. Ndasuhuza abakunzi ba One Nation Radio aho baherereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Hari abari muri Canada, hari abari muri Amerika, hari abari muri Europe, Afrika, Asia na Australia. Nkuko wari bivuze uti ni radio ya diaspora, ubwo turasuhuza aba diaspora bacu bose kandi turabakunda cyane. Cyane, ni byiza cyane kuba turi kumwe nawe, ni byiza cyane kuba tugiye kuganira. Ni ukuri ntako bisa kuba tufite byinshi byo tuganira. Mu minsi ishize abantu babonye inkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yavuyeho, yasimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva. Ubu ngubu ni Minisitiri w'Intebe mushyashya. Uyu ni umu economist umenyerewe, wakoze ibintu bitandukanye muri BNR ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye. Utekereza iki kuri Edouard Ngirente? Edouard Ngirente ni minisitiri wabaye minisitiri kuva muri 2017 kugeza ubu ngubu. Utekereza imyaka igiye kuba 8 iri kugana mu 9. Utekereza iki ku buyobozi bw'uyu mugabo? Utekereza asize murage ki kuri uyu mwanya wanagiweho n'abandi bantu batandukanye bakomeye, barimo ba Anastase Murekezi, barimo Bernard Makuza wabaye minisitiri igihe kirekire, ndetse na Faustin Twagiramungu? Urakoze cyane. Icyo ntekereza kuri nyakubahwa Edouard Ngirente, asize umurage mwiza pe. Sinavuga nakoranye nawe mu buryo buri directly, ariko buryo ibikorwa by'umuntu bigaragaza kuri za televiziyo, speeches atanga, urabyumva iyo umuntu utekereza itubona ati umuntu kabisa ari mu murongo muzima. Ikindi cya kabiri, buriya iyo nubona umuntu amaze ya myaka yose ku buyobozi yaragiye ikizanya ku Perezida wa Repubulika, ukabona nta muntu ahise amukuraho, abagumye barakoranye manda imwe. Undi navuga ngo ariye manda imwe n'umwaka, manda imwe yarangiye amwongeje umwaka, egare ko imihigo ye yayihiguraga neza. Icyo bivuga kandi kuri wumvise ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yavuze ko bakoranye neza cyane.
iyo urebye muri rusange hari byinshi igihugu cyacu cyagezeho. Ntabwo buriya igihugu gishobora kugera ku bintu byinshi byiza kigejwe n'umuntu umwe, nuko haba hagomba kuba hari ikipe nziza. Rero prime minister niwe uri head ya guverinoma, niwe uyoboye abaminisitiri bose. Urumva iyo afite itimu nziza y'abaminisitiri cyangwa bashyira inshingano zabo mu bikorwa neza, icyo gihe na prime minister abona umusaruro mwiza. Rero turebe tuvuge ngo yari afite itimu nziza y'abaminisitiri, niyo mpamvu nawe yabonye umusaruro. Yari umu economist, kandi ntekereza ko ubukungu bw'u Rwanda hari aho bwavuye n'aho bugeze uyu munsi. Ntabwo ari ubukungu bavuga ngo bujya habi cyane, bujya heza. n'umukoreye mu ngata ni umu economist mukabigarukaho mu buryo bwegeye imbere, turebe n'icyakorwa kugira ngo ibibazo bihari bikemuke. Ariko mu kuvaho kwe ntekereza ko kwatunguranye. Yari amaze igihe atangaje NST2, urabizi ko umukuru w'igihugu amaze gutorwa, guverinoma ayisesa, akongera agatangira guverinoma nshyashya, agaruka muri guverinoma nshyashya, aba mukuru wayo n'abaminisitiri be bose baraza batangirana urugendo. Utekereza iki ku kuvaho kwe kwa minisitiri Dr Edouard Ngirente? Ni ukuvaho kubera ikosa, ni ugusimbura kubera ko hakenewe undi muntu ufite imbaraga nyinshi kumurusha, cyangwa n'indi mpamvu itandukanye? Icyo ngicyo cyaba kigoye ngiye kubeshya abakunzi ba Nation Radio ngo yavuyeho kubera ikosa cyangwa iki, kuko uwamushyizeho niwe wamukuyeho, kandi umushyiraho niwe ugereye kumukuraho niwe ubuze impamvu. Muri iyi mpamvu ushobora gusanga zizwi n'abantu 2 cyangwa 3, ariko ntabwo wavuga ngo umuntu umaze imyaka 8 mu nshingano yakora amakosa uko yiboneye. Burya umuntu aba yamaze kuba macuha. So ntekereza ko rero ni igihe kiba kigeze, kandi ahanini ushobora gusanga buriya ni umuntu uzi ubwenge uriya mugabo. Hari n'izindi nshingano mpuzamahanga, kuko u Rwanda rugira n'indi myanya ku rwego mpuzamahanga bikomeye, ikeneye abantu bari high caliber. So ushobora kubona ukabona bagiye guhagarara u Rwanda muri World Bank, guhagarara kuba perezida wayo cyangwa ibintu nk'ibyo. Rero iyo bigenze gutyo, uragira uti icyatumye avaho dushobora kukimenya nko mu minsi iri imbere, tukabona hari nk'ahantu agiye hakomeye, nk'uko twabonye wenda mushiki wabo Louise ajya muri OEF, ariko yagiye tubibona ko habanje kuba amatora. Ariko twabonye minisita, dufite ingero, wari minisita wa health Ngamije avaho mu minsi ibyo twumvagiye muri World Health Organization. World Health Organization ni umuryango ukomeye. Kugira umunyarwanda uhagarariye mu Rwanda, burya uhagarariye twese, ni inyungu zacu, kiba ari ikintu cyiza. N'undi rero ushobora gusanga ari uko. Hari impamvu isi ubona yaba ihari mu mikorere ya Edouard Ngirente yatuma Perezida Kagame amuhagarika? Nibyo nakubwira, biragoye kubimenya, kuko twebwe ntitumenya ngo imihigo afite ibari ingahe, ahigura he, ahigura kwane. Ibikorwa bya guverinoma turabibona, babishyira ku karubanda, tukabiganiraho. Muri minisiteri, mu baminisitiri yagize mu myaka 5 yabanje, ya myaka 7 yabanje, n'uyu nguyu umwe warenzeho, ubwo tuvuge mu myaka 8, ntabwo navuga ngo hari ikintu kidasanzwe cyagaragayemo cyenda kimyitwarire muri mu baminisitiri. Kuvuga ngo hari minisitiri wahunze cyangwa wahombeje igihugu. Kuba rero yari afite timu nziza, ntekereza ko nta yandi makosa nawe yagaruka. Hari abagiye birukanwa, hari abagiye bafungwa, hari abagiye bakurwa ku mirimo kubera amakosa, hari abanyamabanga muri minisiteri. Ikosa umuntu akoreye muri parking ya Legacy Hotel arya ruswa, ntabwo ari ikosa uzajya koza prime minister. Ishyira n'icyaha kiri criminal, agomba kuryozwa ku giti cye. Ntabwo wavuga ngo icyo ngicyo prime minister yakizira. Ariko umukinnyi ugiye mu kibuga agakina nabi, nje ndeba no ku mutoza wa Murekirisi ndetse wanamuhaye amabwiriza, nawe abafite mu kuboko. Umutoza atoza ikipe y'umupira mu gitondo, icyumweru cyose, weekend bakajya mu kibuga gukina umupira muri shampiyona runaka. Ariko ntabwo umutoza we aba yifuza ko ikipe ikina neza, kuko aba yarabahaye ibikenewe. Ariko ntabwo abazi nibagera mu kibuga kibaza ko kiri mu mutwe wa buri wese. Yego, bashobora no kugeramo wariye ruswa. Hakubwo nanone bikugarukaho, agatsindisha bagenzi be. Judgment yawe iri hasi yo kutabasha kumenya ko runaka arya ruswa. Urumva rero ayo makuru nta kuntu yayabura, yarafite. Ariko nyine urumva niyo mpamvu aba ari inzego zikurikirana ku maribu yatejemo, ikamukurikirana n'inzego wenda za National Prosecution Authority n'inkiko n'iki, kuko usanga umuntu yagiye mu nkiko. Ariko muri rusange nureba guverinoma y'imyaka 8 yayoboye, wenda usanga ari nk'umuminisitiri umwe
wageze imbere ya RIB Mm. mu bijyanye na criminality. Yego. So, kwijyanisha rero mu minisitiri umwe muri 99% abandi basigaye ni safe, Mm. bivuze ngo performance bari sawa. Mm. Eh, cyane rwose. Hanyuma ukoze urutonde mu bakoze neza kugenda ugera ku bakoze biringaniye ku byo abanyarwanda bari bakeneye, umutondeka ku mwanya wa kangahe minisitiri w'intebe uvuyeho uvuye mu nshingano? Ubwo ndagukorera urutonde, twabonye Bernard Makuza, twabonye Faustin Twagiramungu, twabonye Anastase Murekezi, twanabonye n'uyu minisitiri Edouard Ngirente, ndetse uyu mushyashya we dushatse na Pierre Damien namwibagiwe, niwe wasimbuye Bernard Makuza kuva muri 2010 niba nibuka neza kugeza muri 2011 kugeza muri 2014. Hanyuma haza Anastase Murekezi asimburwa na aho icyo kiranguyemo gatoya yewe kuko abo bandi bagiyeho nta nari mu Rwanda. Ubundi giyeho mbere mu Rwanda Prime Minister mbonye nuriya. Yego so nasanzeho ngira nasanzeho Murekezi cyangwa Pierre Damien yasanzeho muri 2015. Ariko umva wari mu myaka umwe hafi umwe mwana yicaye itavuga itajya huriya. Uriya ni we nzi. Umva rero kukompara ntago byanyorohera, ariko hari akantu nasomye mbari ku gihe kinyamakuru nagasomye kuri toho nko gatandatu. Bazanye amazina yabo, amafoto n'imyaka nkuko wari wivuze. Ariko nabonye bavuga ko is one of the best. Numwe mu beza. Yego. Namwe mu beza, ariko yaraje no mu bihe bigoye kuko yatangiranye na NST1 barakomeza bayigeraho, batangira NST2 uburyo buhari, n'imibare igenda yerekana ko ari impinduka zagiye ziba mu buzima bw'abanyarwanda. Mu mirimo rero agiyemo yose twamwifuriza ibyiza, kuko ubona ko muri iyi minsi hari impinduka zabaye zigaragara mu buzima bw'abanyarwanda, nubwo no mu yindi minsi zabaye, kuko mu minsi yabanje yari nagoye cyane, bikomere bikiri bibisi ku mateka, ariko n'ubu biracyahari, ariko byibuza abantu babashije gutera imbere. Ikiragano cya mbere cyararangiye, haza n'ikindi nacyo kiri mu myaka 30 hejuru, ukabona ko hari ibikorwa bihari. Hanyuma minisitiri mushya araje, nawe ni umunyabukungu, ni byinshi byo kumwitegaho mu iterambere, ariko ntabwo watunguwe kubona minisitiri mushya abatsengiyumva nyuma y'uko hari byinshi byari byamuvuzweho, ndetse n'ibyinshi byari bihari mu mateka ye byerekana ko inzira yari yahisemo itari nziza, yari itanahuraga neza n'ibyo u Rwanda rwifuzaga, kuko yigeze gushinjwa ibyaha bya ruswa, hanyuma haza kuzamo n'ibindi birimo no gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri jyewe ku giti cyanjye nk'umusesenguzi rero, buriya muri politiki appointments ntabwo zijya zintungura. Nta appointment n'imwe yabaho muri politiki ngo intungure. Impamvu ni iyihe? Buriya appointments za politiki ku isi hose, si no mu Rwanda gusa, ku isi hose zishingira ku nyungu z'igihugu. Ubu wumvishe ngo wenda tufate nk'urugero minisiteri tuvuge y'inganda cyangwa minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ihawe Paul Rusesabagina, ntabwo watungurwa? Ntabwo natungurwa. Ibintu byose nibyo nakubwiraga bikorwa mu nyungu za politiki, mu nyungu z'igihugu. Ni ukuvuga ngo buriya niko mbitekereza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abajyanama be baricara bakareba bati umuntu wagirira umumaro, wajya kuri uyu mwanya akagirira umumaro igihugu, abanyarwanda, ibi n'ibi bifitiye inyungu igihugu by'umwihariko ninde? Niyo waba uri mageragere ukatiye 15, bakamubwira bati hari umuntu uri mageragere twa Abdul, kandi wize ibi n'ibi tw'inzobere muri ibi n'ibi, yakoze icyaha, yariye ruswa cyangwa yishe umuntu, akabona ko ukenewe, yarakubabariye umunsi ukurikiyeho bakaguha akazi. Rero kuba ibyo yakoze ubwabyo, n'uwumva umuntu wabashije kujya mu mahanga akajya kuri gusinzira se, kandi umuntu wabashije kujya mu mahanga akabasha kuba muri leta y'Ubwongereza. Leta y'Ubwongereza ni leta ikomeye, ni leta itanga imfashanyo cyangwa se grants, amafaranga kuri leta zo muri Afurika, harimo leta y'u Rwanda yakirana amafaranga yakira ava mu Bwongereza,
no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika leta y'Ubwongereza irabafasha. Ubwo urumva kuba leta ifasha izindi leta nuko leta ibayifashisha ibikoramo abanyabwenge, inzobere. Kumva rero umuntu w'umunyarwanda akora muri iyo leta, nanjye najya kumusikawutinga nkamuha akazi, kuko byanga bikunda ari bubuze impinduka. cyane rwose. Kandi hari ijambo yavuze ryanyuze abanyarwanda, arimo aravuze ngo agomba gukora cyane ku buryo zigera mu mifuka y'abanyarwanda. Ntabwo wabibonye icyo kintu? Warakibonye. Amafaranga agera mu mufuka y'abaturage. Afite ibanga ryo gukoresha ryananiye abandi. Buri muntu wese agira umuvuno we. Buriya kandi ntuzagire ngo perezida uzareba izo appointments zose yakwizera nta kintu akubonamo, karita akubonamo. Nta karita upfa gupfa ubusa. Nta gihari cyo gupfa ubusa. Hanyuma biratanga ubutumwa buhe ku bantu bari hanze birirwa ku mbuga nkoranyambaga, birirwa bavuga nabi ubutegetsi buriho, birirwa babyerekana nabi. Appointment nk'iyi ngiyi ku muntu wahoze uhuza imvugo nabo, ariko akavuga ati iki ndiho n'igiti, dore umuntu. Uratanga ubutumwa buhe iyo basesenguye ubona intsinzi yaba ari iyihe? Butanga ubutumwa nka bubiri cyangwa ni ubutumwa bwinshi, ariko reka afataho bubiri cyangwa butatu. Icya mbere cyo ni ikimenyetso simusiga ko igihugu turimo uyu munsi, urwego kiriho atari igihugu kiri kugera mu tuntu duto duciriritse. Ni igihugu kireba ku mishinga minini, kireba ku nyungu z'igihugu, ku nyungu z'abaturage. Ari nayo mpamvu n'abari hanze baba bahawe ubutumwa bababwira ati ntawuhejwe, niba warakoze icyaha urababarirwa, ugahabwa n'akazi, ntituvangura, ntitujonjora. Ni ubutumwa bukomeye cyane, mesaje ikomeye ibigiye hariya. Yego, ni ubutumwa bukomeye cyane. Hanyuma kuba nk'indangagaciro zitumye ahabwa uyu mwanya uzishyira kuri kangahe ku ijana? Kuba ari umu economist mwiza, icyo ni kimwe. Kuba yarakoze muri guverinoma y'Ubwongereza, icyo ni ikindi. No kuba yari umwe muri aba mu butumwa nyine bushaka gutangwa kugira ngo wenda opposition icike intege, ubutumwa bushaka gutanga kugira ngo ubukungu butere imbere, n'ubutumwa bushaka gutanga kugira ngo twigire ku gihugu gikomeye. Wishyize ku ijanisha ibyo byose uko ari bitatu, ubona buri kimwe cya contribuye kangahe ku ijana? Fata duhere nk'urugero, kuba yarakoze muri guverinoma y'Ubwongereza no kuba ari umukungu, bifite nka contribution ya kangahe ku ijana mu kumwapointinga kuba minisitiri w'intebe wacu? 90%. Hanyuma kuba atari afite amateka meza kuri iki gihugu, bityo nabyo ukaba 10%. Yego, twari abantu twagiye tubona haje gutanga support mu Rwanda kandi batari babanye neza n'u Rwanda. nakubwiye ngo muri politiki ibintu byinshi bikorwa mu nyungu z'igihugu, mu nyungu za politiki, mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi. Kuko ishyaka riri ku butegetsi tubwo RPF Inkotanyi baba bagomba gukora imirimo inyura abaturage bayoboye, bakagumya akabagirira icyizere. Nimba ari imihanda bakayibaha, nimba ari ibitaro bakabibaha, nimba ari mituweli zikaboneka. Urumva rero kugira ngo ibyo bigerweho, kuko buriya ishyaka riri ku butegetsi niyo moteri ya leta. Kugira ngo ibyo byose rero bigerweho muri manifesto zabo, nuko baba bagomba gushaka abantu b'inararibonye bafite ubwenge n'ubumenyi bw'ikintu runaka. Rero kumuzana nuko hari ubumenyi baba bamubonamo buri buze bukavanga n'ubw'abandi, bukabyara za nyungu nakubwiraga, gusangiza abaturage inyungu z'igihugu. Ibyo ngo yagize amakosa, ngo yari ruswa, ntabwo twese turi mu ikigoroye. Ibyo bivanwaho umuntu akababarirwa, kandi ubona ko yababariwe mu gihe afite indangagaciro azanye. Hanyuma iki cyo bwo kiratanga ubutumwa ki ku bantu bajoyininze cyangwa bafite umutima wo kujoyininga iriya mitwe ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa Kigali? Icya mbere cyo hari imitwe by'umwihariko tuvuge nka RNC. Hari igihe njya gutya rimwe na rimwe nkasoma nk'ibintu bagiye bapostinga, hari igihe njya numva space zabo, ariko iyo wumvise ibyo bavuga umva ahanini ruzingiye ku rwango n'ibinyoma. Ugasanga ari kuvuga ibintu
ariko wowe uri mu gihugu wareba ibyo ari kuvuga n'ibyo uzi mu gihugu indani ni ibintu bibiri bitandukanye, navuga ko arimucishamo umuntu ndimucishijemo kabisa, ntabwo ari tayari. So ubutumwa rero bibaha bariya bantu nabivuze na mbere, ni ibibagaragariza ko iki gihugu kidafite umwanya wo gutakaza mu buntu buto butoya, umuntu nakwita amatiku, umuntu budafite shinge na rugero. yego n'urugero rwiza, ahubwo u Rwanda ruri demokarate cyane. u Rwanda ruri Rega si wowe wa mbere ubonye akazi uvuye hanze akomeye. Twabonye General Rwarakabije yaraje, umuyobozi mu nzego zitandukanye, hari n'abandi buriya yabona, hari n'abandi baminisitiri bagakorwa mu amazina yabo, abaminisitiri n'umugabo witwa Habyarimana nabo baraje bahabwa akazi. So hari n'abandi benshi mu nzego zitandukanye bagiye bahabwa akazi. Rero ntabwo cyakwiye kuba nk'ikintu kidasanzwe cyabayeho, si ubwa mbere bibaye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibi byose biba mu nyungu, ko nimba General Rwarakabije aje agahabwa akazi, icyo bibavuga ni iki? Abasigaye barabyigiraho mu ishyamba batekereza kuza, kugira ngo buriya ko imyaka yamaze yarahawe akazi yapfuye ubusa. Hari benshi batashye kubera kuba umuntu abikora. ariko ubanza hari abakoze ibirenze kubabarirwa. Ubu twabona guverinoma irimo Kayumba Nyamwasa. Nakubwiye nta kintu kidashoboka muri politiki, why not? Uretse na Kayumba nawe Victoire Ingabire ashobora kuvuma agerageza akaza kwa minisitiri bitewe n'inyungu ziri muri politiki. Ushobora kujya kubona ngo naje bamukuse, si wowe uri kuzana amacakubiri bagahita bamukubita ibintu bumwe, akajya yirirwa yigisha ubumwe bw'Abanyarwanda. Birashoboka cyane. Ubwo byaba biri mu nyungu z'Abanyarwanda cyangwa byaba biri mu guhangana n'igitutu mpuzamahanga? Oya, ese igitutu ni iki? Wenda ukubwira ngo umuntu avuye muri FDLR araje ageze mu Rwanda, wenda kuko yari afite amashuri, kuko hari abaza badafite amashuri, umuntu utagira amashuri abaza batazi no gusoma no kwandika, ntabwo wajya kumuha inshingano. Ariko araje afite ibisabwa, kubera kubona ko azagufasha muri mobilization, umuhaye akazi kugira ngo agufashe, kandi aragufashije ibijyanye umusaruro. Ni izo nyungu nakubwiye. Igitutu mpuzamahanga kizamo gute? Igitutu mpuzamahanga cyajamo igihe umuntu ari kurengana burya, ariko iyo umuntu yakoze icyaha bigaragara ibimenyetso bihari. Warabyumvise mu byivugiye w'Imana Nyesi Musa, sijya wabivuze. Wumvise ibya kiriya gitabo ko yabivuze, yari abizi. Niba ari abantu bose bavuzwe mu rukiko bavuzeho. Ubwo rero nimba uw'Imana yarabyiyemereye, kandi uw'Imana tuzi neza ko ari umuntu wahunze n'igihugu utavuga rumwe nacyo, ntabwo yabeshya. Ari umuntu ubivugiye, ari nkanjye bivuze, uri hano mu Rwanda bavuga bati boya akaboko inkotanyi zamuhaye ku mafaranga, cyangwa se ari kwigurira inzira ngo yibereho. Ariko kuba umuntu abivugiye hanze yarahunze, yarigeze no gufungwa, byanga bikundwa ntabwo akunda igihugu, yarafunzwe yaragihunga. Wumvise n'ibyo avuga byose, ntabwo yajya guhimbira Ingabire, kandi navuga ngo bahuje akababaro. Cyane rwose haracyari byinshi byo gufatamo amasomo na byinshi byo kureba. Mpamvu tubigarutseho, iyi ni ingingo sensitive, abantu bakwiriye kubyumva, ntibafatire ibintu mu kirere. Haba hari impamvu ibintu biba, haba hari n'indangagaciro umuntu azana ku meza. Abantu rero bakibonera ibintu mu kugenera umuntu mu mateka no mu kahise, mu bwoko, mu biki. Ariko ntekereza ko iyi leta y'ubumwe iyo yagaragaje impinduka cyane, izibukirwaho by'iteka, kuko niyo wasubira inyuma wabivugarutseho nka guverinoma y'ubumwe ya mbere yagiyeho, uretse abo muri MRND na CDR bakoze jenoside, iri guverinoma ihuriweho abantu benshi bajemo, kandi ntabwo erega n'ubu niko bijya kumera, yari ishingiye ku bwoko. n'ubu PSD peri hari imyanya bagira muri parliament. Ntekereza ko se buriya no muri leta ntibayigire ubundi ugira ngo sinzi, ariko muri parliament ntabwo imyanya yose ari RPF. Mu badepite habamo peri, habamo ntabwo ari RPF, kireka amashyaka yihuje na RPF, kandi nabwo iyo agiye mu nteko agenda nk'ishyaka ryayo ku giti cyawe. Nicyo nyine ndi kuvuga, nicyo ndi kuvuga nyine. bayita gute? PDI ari PSD, ndi kuvuga PSD biri ukwayo na PED biri ukwayo, yego, bakabona RPF, Green Party nayo biri ukwayo, hanyuma hari izindi zihuje na FPR ziri mu iyi ngiyi. ntabwo ari ukwihuza kuriya. Ni ukuvuga ngo icyo bakora, bashyigikira umukandida, ariko iyo amatora arangiye bakomeza ubuzima bwabo, none bakomeza ubwabo. No kuva muri 98 mu biganiro byo mu Rugwiro bemeye ko hagomba kubaho
demokarasi consensuelle ihuriweho yumvikanyweho kugira ngo abantu birirwe bashwana bahawe imyanya batandukanye bo muri MDR benshi bagiye bahabwa imyanya itandukanye, ba Setisi Ndashonga bahawe imyanya muri guverinoma ya mbere, ba Faustin Twagiramungu bari bafite imyanya, MDR ba Pierre Celestin Rwigema bari bafite imyanya, n'abagenda bayibona nyuma ubona ko muzehe yarambwiye ati ibiganiro byawe ndabikora ndabikurikira, reka tuboneho turamusuhuza nawe twari twaramwibagiwe mu babaye minisitiri w'intebe nyuma ya Faustin we wakurikiyeho rwose kugenda tugeze kuri Edouard Ngirente bagiye banyuramo hagati, Bernard Makuza, Pierre Damien Habumuremyi, Anastase Murekezi ubaye n'umuvunyi n'uriya bigeze gufunga uwo bafunze ni Damien bamufunze ariko bamufunze atakiri minisitiri, yaravuyeho na Edouard Ngirente. Urumva ko Edouard Ngirente hanyuma afashe ubukungu bumeze bute? Nsengiyumva afashe ubukungu bumeze bute? N'iki twakwitega tugendeye ku bukungu bumushyizwe mu biganza? Ubundi buriyerega ubukungu bw'ibihugu byacu byo muri Afurika hanini ntabwo navuga ngo tubufiteho ubwigenge cyangwa indepanda 100%. Ibihugu byo hanze by'amahanga bikomeye nka za Amerika n'iriya miryango ikomeye nka za IMF biba bikifiteho ijambo kuri za ekonomi z'ibihugu byo muri Afurika, kuko nimba intambara ishobora kubera kuri iyo ngiyo mu Burusiya, hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa, ukaza gusanga Uburusiya ngo muri Afurika ifarini isihenda kubera yuko ngo intambara iri kuba mu Burusiya no muri Ukraine, ugasanga gaze iyi dutekeraho irahenze ngo kubera intambara mu Burusiya, esanse ikazamuka. Esanse izamutse ibiciro by'ibintu byose ku isoko bihita bihindagurika kubera ko byapfira mu kindi gihugu cy'abandi, nicyo ndi kukubwira. Noneho ugasanga rero muri Afurika n'iyo umuntu yabaje ari gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo wenda azahure ubwo bukungu cyangwa agire icyo ahindura, biramugora kuko birahindagurika. Nk'ubu ashobora kuza afite morale cyane, ejo ugasanga esanse irazamutse kuko muri Iran na Iraq Iran yarwanye na Israel, esanse igahenda, ibiciro by'ibintu bigahita bihindagurika, na bije ya leta igahinduka, kuko ibintu bizamutse na bije ya leta igomba guhinduka, nayo amafaranga akazamuka, kandi leta igomba gushaka andi mafaranga yo kongera kuri yandi abuzeho. Ibyo byose rero urumva biba bisaba gukora cyane, ariko navuga ngo ubukungu ahasanze magingo aya ntacyo bwari bubaye, kuko iki ni igihugu turi kubona kigira iterambere buri munsi, ibyo ntawaho bihakana. Ni igihugu tubonamo imihanda ya kaburimbo mishyashya buri munsi, ni igihugu tubonamo amashuri y'abana buri munsi, ni igihugu tubonamo ibitaro buri munsi byubakwa, ni igihugu tubonamo ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere umunsi ku wundi. So ntabwo rero cyaba ari igihugu gifite ekonomi mbi ngo cyubake imihanda, ntabwo cyaba ari igihugu gifite ekonomi mbi ngo cyubake biriya bitaro cyangwa amashuri, ntabwo cyaba ari igihugu gifite ekonomi mbi ngo kwa muganga dusange bafitemo imiti y'ibanze ikenewe. Ubundi iyo ekonomi y'igihugu ari mbi, wewe ugiye nko muri Kongo cyangwa hano hakurya i Burundi, ushobora gusanga kwa muganga nta na paracetamol zihari, kugira ngo bazadode umuntu urutoki gusa bikamusaba kumujyana i Bujumbura bamuvanye mu Kibitoki. Cyane n'ubukungu ajemo burimo byinshi n'intego zitandukanye. Edouard Ngirente Dr yari yarafashe ubukungu burimo byinshi bitandukanye, burimo n'intego zirimo n'iziterambere rirambye SDGs. Ni byinshi yari yaremeye kugeza ku Banyarwanda, aho yanashimangiye ko mu ntego zihari ya zero hanga bazayigeraho muri 2030, aho u Rwanda ruzagera muri 2030 rwihagije mu biribwa. Utekereza iki kuri Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva mu kuzahura ubuhinzi? Kuko ntekereza ko ariyo secteur na n'ubu ngubu basheshe abantu benshi bakubwira bati haracyarimo za birantega. Ega ntabwo ari we, buya ntabwo ari we uzahura ubuhinzi, uwo ashobora gutanga umurongo n'ibitekerezo, ariko agomba kuba afite icyambere ni minisitiri mwiza, minisitiri ubishinzwe, na minisitiri nawe akagira itimu nziza y'abatekinisiye bumva ibijyanye n'ubuhinzi, igihe cy'ihinga n'iryari, izi ntara zacu mu Rwanda uko ari enye n'umujyi wa Kigali, hahingwa iki, wenda se tuvuge mu majyaruguru hahingwa ibirayi mu Kinigi, western hahingwa ibigori cyangwa imboga iki,
abatekinisiye bo bigena, bakamenya ngo mu bishanga hazaterwamo izihe mboga zivomerwa zite, ifumbire izakoreshwa izameze nkunganire izaboneka ryari, abaturage bazakangurirwa cyangwa bazakorerwa mobilisation banahugurwa mu bijyanye n'ubuhinzi bugezweho. Ibyo byose ntabwo bikorwa na prime minister, bikorwa n'abatekinisiye ba Minagri. ako nawe mukuru wa guverinoma kuko bigomba niwe uyoboye minisitiri w'ubuhinzi, niwe uyoboye wenyine amushyira raporo akamubwira ati nyakubahwa prime minister, muri eastern province mu karere ka Nyagatare twabonye hashobora kwera ibigori cyane, ubu nibyo turi gukangurira abaturage kwera ibigori, twabashakiye imbuto nziza, rabi birimo neza, mu Bugesera twabonye hakwera inyanya, ubu tubirimo neza, twabonye Rubavu hera karoti n'ibitunguru, twakoze ibi n'ibi n'ibi, akabireba nawe noneho akagira n'igihe cyo kujya kuri tere kubisuzuma. cyane rwose, ni byinshi byo kumwitegaho. Hari ijambo yavuze ubwo yahererekanyaga ububasha na minisitiri Nduhungirehe, yakomoza cyane ku mategeko atazana amafaranga mu Rwanda, akwiye kuba yahagarika. Impamvu ntizanye nuko mbizi ko ibintu by'amategeko ujya ubyumva kurusha. Reka tumwumve. Tuzasaba cabinet office, tuzasaba ibigo byinshi, tuzasaba za minisiteri nyinshi guhindura, gutanga amategeko, gutanga za directives. I think we should make sure ko rules zitangwa ari rules facilitating ubuzima bw'abanyarwanda, ari directives facilitating investment in this country. We need money in this country. We need to improve the welfare of our fellow Rwandans. Really, niba hari rule iriho tukwiye kureba tukavuga ngo if it doesn't facilitate the life of Rwandans, then stop and think again. Cyane aravuga ku mategeko ndetse n'amabwiriza agomba gushyirwaho, agomba kuba ari amategeko yorohereza abanyarwanda kubona amafaranga, amategeko yorohereza abantu kubaho ubuzima bwiza, amategeko azanira ituze ndetse n'uburumbuke abanyarwanda. Niba bitameze gutyo, aya mategeko agomba guhagarara n'amabwiriza. Urumva wenda mu ncamake yabyo ni ugushyira imbere inyungu z'abanyarwanda muri rusange, kuborohereza mu buryo bwose bushoboka. Directives ni iki mu bukungu n'ibindi, ubwo urumva byanga bikunda abanyarwanda benshi numva bataka Rwanda Revenue, ubwo azareba uko azabigenza wenda sinzi, ariko ntabwo imisoro yavaho, kuko imisoro niyo ikora ibi byose tubona, ntiyavaho burundu. Ariko wenda hari andi mategeko aba agiraho navuga azirikira abanyarwanda muri rusange, yavuze ko bazabisuzuma, ariko iryo jambo rikubiye kureba ku nyungu z'abanyarwanda. Rikubiye kureba ku nyungu z'abanyarwanda. Twakitega iki mu mpinduka z'imibereho y'abanyarwanda mu minsi iri imbere? Turacyafite ibibazo, turacyafite ubukene bwagabanutse bukagera kuri 27%, turacyafite abari mu bukene bukabije bari hejuru ya 5%, turacyafite ikibazo cy'abana bo mu muhanda, turacyafite ibibazo bindi by'ubushomeri mu rubyiruko. Ni nk'uwe mukoro we wamuha nk'umusesenguzi Innocent mu bintu agomba gushyira imbere mu byo yitaho kugira ngo koko abanyarwanda tubashe gutera imbere? Ibyo byose uvuze ntabwo ari ibibazo biba mu Rwanda gusa, ni ibibazo biba mu bihugu byinshi byo ku isi. N'i Burayi hari aho hari bike kuruta u Rwanda, no mu bihugu bya Afurika bindi abana bo mu muhanda babaho. So hari aho usanga ubukene buri ku 10%, twe turi kuri 22%, usanga ubukene buri kuri 5%. Noneho ugasanga icyo cy'ubukene hari ibihugu byinshi nk'i Burundi, muri Congo, muri za Malawi, hamwe abakene benshi batinya kujya. So rero n'ubundi twigereranya n'aba se natwe, ntabwo ndi kuvuga ngo twigereranye nabo, ndi kuvuga ngo icyo ni ikibazo kiri rusange, kiri general. Ku cya addressinga rero nta kundi ni ugukora cyane, ni ugukora cyane. N'uwo muturage wenda akareba uburyo nawe akora, cyangwa se leta ikamwunganira, ariko ntabwo leta yajya ifata amafaranga buri wese mu mufuka ngo ntibyashoboka. Ni ugukora cyane no creating opportunity. Iyo mvuze ngo creating opportunity, ziha amahirwe abantu mu byiciro bitandukanye. Kimwe kuzana abashoramari akaba yaza kubaka hoteli hariya, iyo yubatse hoteli aha akazi abantu benshi b'abanyarwanda bari muri urwo rubyiruko bavugaga. Iyo yubatse iyo hoteli habamo guteka,
bya biribwa biribwamo bituruka muri ba bahinzi. Mm. Iyo yubatse iyo hoteli arasora. Mm. Ubwo urumva abashoramari nibo dukeneye cyane kurusha ibindi byose, Ukeneye abashoramari. benshi kandi bakomeye. Mm. Urabona nk'ubu ngubu Zari Cote Mm. yitwa Zari Zaria Cote. Zaria Cote Mm. yafunguye amarembo. Mm. Abayubatse buriya hari icyo bashyize ku mufuka. Mm. Abagiye gukoramo, Mm. hari abazakora kuri pisine, abanyifite pisine, hari abazakora mu kabari, Mm. hari abazakora mu mashambure, hari abazakora umutekano, Mm. hari abazakora amasuku. Mm. Urumva ni abantu bose bagiye guhabwa nk'akazi. Mm. Dukeneye rero abashoramari nk'abariya benshi. Mm. Eh. Ukeneye abashoramari nk'abariya benshi. Nshimira cyane Innocent. Urakoze Ukuri cyane. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Haba umugisha, Imana iguhe umugisha.